Reka tumushimire, dukoma amashyi tumushimire. Nabagiye zibuzuko ati kuba mfukamye imbere yawe si ukugira ngo nkwereke ko ngamburujwe cyane n'imyumvire n'ibitekerezo n'urukundo rwawe, ahubwo mbikoreye kuko wako n'ijambo ry'Imana avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu n'abagore bakurizaho kububaha. abyiruka tagira amakemwa kandi nguyu atagira ubwoba nimukangwe na cyacyuzi ko twakinyushije senamato nimukangwe na cyacyuzi ko twakinyushije senama inkotanyi cyane yabyirutse neza iyarutina inkotanyi cyane yabyirutse neza iyarutina yabyirutse atsinda ndavuga ko nimena imena y'urukamba ndatsindwa bahisi tuvuge ko ari imena ndavuga reka dukoma amashyi menshi ku bw'abo basore binjiye. yego nyakubahwa muka mukuru uyu mwanya ni uwawe. muvandimwe Ndahiro kugira ngo mumbaza utese urisabira cyangwa
turasabira umuryango, ariko umuryango nibyo ugira abana benshi. Aba bana rero ntabwo ari bo bose dusabira, nagira ngo mwereke Christian twaje gusabira umugeni ndetse abuzuze muramutse hato bitaza kuba abantu bagize amatsiko. Christian maze utera intambwe iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, uhagararaho. Hagararaho, hindukiza iyo nkoni yawe uyihe uguherekeje ukugaragiye umugaragu wawe. ndabona ari n'ikibanda ariko nizo z'abatware. uyu munsi ubu ni umutware iwacu mu muryango. si umusore witwaza ikibanda. ngaho uramutsa ababyeyi. ndahiro kuvandimwe umukwe wawe Christian ntabwo akuramutse nabwo ntabwo ari umuramutse. inshuti uyu mukwe ntumushimye. umutwe twamushimye pe. Imana ishimwe cyane, niba mukomera amashyi murakoze kabishimye. ariko iyi nkuru yo yashimwe ntabwo yageze inyuma ye. yageze nuko yemwe nuko bamushimye. ibyo nishimwe rigarutse. niba rijya kuba wenda ryumvise nishimwe n'impundu. impundu nuko we ko harimo n'abasore bumvise ikobe ryabo. yego murakoze cyane. ababyeyi barakoze. nyakubahwa musangwa mukuru mukwereka tumwarika intebe y'imvunwa. gira vuba. urakoze Christian. uraho vatikani unyata umusoro wanze gukora mu bwigunge. urameneka icyaha hindura ubabaza gitera inyamibwa wakunirwemo rw'umutwe. uraho ngenze bamenera. uri umunyamugisha cyane, Yesu nashimwe. rero umubyeyi buriya yategetse umuhindukire abasore mureba hagiye ariko uriya mugabo kubasha ugufashe gupanga imipango y'uyu munsi mugasengera ibyo uyu munsi nakujya imbere abasore none bahindukiye bari bahugiye baharebe. umusore mwiza cyane, biragaragara ko n'ibirenge ufite byakwambara acunga kubaze mu nzira basenze Imana, biragaragara. ngenda n'ubundi waje mu muryango w'abazirafuti, twamaze gutera ishoti imandwa, niyo mpamvu iwacu hahora umutuzo nk'uyu. basore muhindukira babwire icyo mugomba gukora, maze rero uhawe uburenganzira bw'umuryango. twagira ngo ukoreshe ubutware ugenda babwira bamwe mu gihe ibumoso bwanjye abandi mu gihe iburyo bari kubigenza. tegekesha ubutware bwawe, yego mumwumvire bamwumvira abandi bazi aba nabo basange amashyi menshi, ariko abasore bajya mu byicaro byabo. ngaho rero icarira iyo ntebe. niko mbabarira umukize kiriya kibanda cy'igihanda. rero burya ngo uwagabanye arashimirwa kandi
nguko rero wamubonye Christian, none nanjye nagusabaga ko mukazana umugeni wanjye nagabanye muri uyu muryango, wamuntumira akaza akasuhuza nanjye nkamuramutsa, hanyuma na Christian akaboneraho. narinzi irikurikira hari iryo iritumiza ukazana ngo muramutse. Nibyo nuko ngo ntawe uca umugani ku manywa, ariko ubundi niko bigenda. Nyonya ntacyo wirinda guca umugani muri aya masaha yawe. Yego nta munsi yego bakumvise niko urakoze cyane. umesha amagambo wanyu umushyitsi wacu umukwe wacu mukuru wamwumvise. Yego. Ibyo asabye mbingorere. Ugiye mu bandi ndibagirwa. Egera imbere gatoya. Byatuyujemo byinshi. Tugiye kubamonetiza muri iyo minsi. Tugiye n'abayigisha ariko twe twaje muri Psinzi. Muzajye mumbaza amakuru yacu. Ntabwo nari nzi ko Linda yangambariye bingana gutya kugira ngo ndebe urwego rwanjye ngeze ku bantu bangana gutya. Afata abasore beza Zagaze ku murongo umwe. Yari nabivanze. Abagufi abandi. ushaka ubucuza abanyamaguru yanjye mu ifoto. Twongere rimwe. Ubuse muraba habuzemo muriyera. wese yambaye isaha yo mpamvu mwe bose Imana igira umugisha. muri beza rwose abeza b'umuryango abeza b'umuryango mwese mwafatiye ahantu hamwe ako kantu murakoze. bisanzwe ikibazo gikoreramo hano yavuze ngo ambasaderi basize Imana kandi wakumva urukundo rwabo cyiciro rw'amafaranga ababonye bari umugeni ngwino abahungu batagwa gufata oya naze gake wowe yicara wese ugerera muri aho ko mutavuga ko abereye cyangwa hagati abantu umusore benshi cyane ibikundi byose byagiye biza abanyamakuru muteraniye hano ese bame ubu bukwe burakomeye wambaye mu kihe gice
wambara umusore usohokanye umukobwa njye ni mu filime urwego rwawe narubonye tumye uruhumbu rw'inombera jana iteraniro isabira abanyamakuru bataraba umwuga mugabanuke ibi bintu tubyifuriza bamenya ko nawe abikora umwaka bafite karashira bafite baranagirana abanyamakuru umva we ibi bintu tubyifuriza bamenya I'm here for representing my wife today. amagambo mwabanwe muri komande mutubabarire baramufatira nagera hariya Banda
linavuka tumuhimundu nabagiye zibuzuguye nimumurangamire ahavuka zibuzuguye nabagiye zibiruvanye nimumurangamire arakoze cyane reka tumushimire dukoma amashyi tumushimire maze rero yahageze reka nisabire ababyeyi bari aha nyabitanga rero bwari bereka aho bavunira amaguru bashira amavunane nitubakenera turaza kubatumaho kugira ngo umubyeyi aze abwira umukobwa impamvu amutumyeho maze mujye mu byicaro Linda mwana wa mama urusasa n'udusuna ngo zuze umusambi ejo uzabujyane kwa nyogosenge iryabega data no gutumyeho impamvu y'uruhungo ntumbira Janero ntabwo nayifite atugewe niyo mpamvu umubyeyi muhini urugo he kugira ngo azakubwire impamvu y'ingamba imeze gutya sibyo ntugire ubwoba niko mbere abana byiciro aya masibo ntabwo hari ababyeyi bakeneye kubona ubuto bwabo ikintu bakeneye mu gitondo haturi bake hari abantu bake bari ku ruhande nta bari kuri ubu babona bayobowe na Yohane baje gusoma umugeni wabo rero twawutanze nk'umugeni ntabwo twawutanze nk'umugeni dore si ubukwe bw'ubu nagukunda niyo mpamvu tuguhaye abantu beza aba ni abantu beza hari urundi rubanza mfitanye nawe ngaho nyamuneka nimba uwo musabeye niwe umenye uko bigenza gende isura mu cyicaro cyawe urakoze cyane umwana wanjye rero uraho neza humura rero uyu mu babyeyi mu bandi kindirimo umuryango nimwakire umukazana Christian sawa nyejo
ngwino rwose ntabwo ukuze hanyuma mubwire reka twumve ijambo ry'uwaje barangaje imbere turaza kubaha umwanya barishimye buriya n'ibyishimo by'umuryango rero mwana wanjye umugeni dutumye kugusabira nguyu akamugushyikirize asigaye nta hanyu murakoze banze muhuze ibiganza dukoma amashyi n'impundu nyinshi Christian ugarukira mu bwe mukore mu biganza gusa umusoze nkwereke asigaye murekeraho subira kuri wa mugabo wongera kugira inama ubyiza kumuhobera neza ababyeyi barakoze cyane babaye nkabyaye muke reba mu rwanjye ndarushora nasigaye habashumba maze barumuna banjye umwe nagenda asuze muramuwe Christian ngo muramuwe yaje mubanze muhobera mu guti warakoze kundinda bwiza bwanjye budacuya nakugena hano amadolari 100 muhindukire urebe iyo foto nta foto nta cyabaye rero maragushimira Petit Frere ngo warakoze cyane kumurindira inshuti ye sibyo ngaho ngende umwongorere ko byagenze guru na Petit Frere genda umusuhuze warakoze cyane kumurinda ukamusengera ukamuba hafi nawe nakugendeye naguhaye ku mayero akiri hindukira nta foto nta cyabaye maze mwangiza mugende mwongorere mushiki wanyu uko bigenze ngaho munyaruka mugende mwongorere buri wese amwongorere mu gutwa mubwire uko bigenze nimumwongorere muramu wacu ni umuntu mwiza cyane ngaho rero ngaho mukimirane hano hari umwanya mugende mumureke mwigende bakundana nimwe muhari nimwigendere basore mwigende hariya hirya babereka aho mwicara Christian ava witero usanga bwiza bwawe budacuye ariko wamukundaga nari ndagukunda ari nawe ntiwamukundaga se none muri mugwanemo muhoberane neza cyagiye bundi mwadukobye mwadukoze imbagara ubuti bwiza bwanjye budacuya usanga rimwe yabaga y'umunekanga abagome n'abagambanyi ndagukunda cyane mwahinduye imisaya uko mushaka mwahinduye wowe unyurwa urahagije ndagukunda cyane bikandenga noneho mutembereza umuzana kugira ngo muhindukire murebe ba kameramani Christian Mirugo arambwira ati nkimara guhobera n'umukunzi wanjye ndamukunda cyane kuko ni umwamikazi mu gutetesha tokonzana intebe aho ngaho umwambika impeta udashira gitereka abanyamaguru iteraho Christian ngaho mwicaje murangaza imbere mwereka aho yicara ndabashimiye cyane murakoze arimo aramutera imitomo murakoze aramubwira ati mukobwa nakunze umugore wanjye we w'amaso ateretse inyesha yuzuye ikitwa ibinyonga hari impeta y'udashirano nakuzaniye uraza kuma ikiganza cy'ibumoso ndebe urutoki rusumba izindi maze nkwereka yuko urukundo rwahamije icyitwa urwango rupfa amarabira ati kuba mfukamye imbere yawe si ukugira ngo nkwereke ko ngamburujwe cyane n'imyumvire n'ibitekerezo n'urukundo rwawe ahubwo mbikoreye kuko wako n'ijambo ry'Imana avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu n'abagore bakurizaho kububaha tisheri ko ngutereye rwose ivi ntabwo kugira ngo mpitse inganzwa hoya ahubwo ni mu mugambi w'Imana. Imana avuze ngo abagore dukunda abagore
Isura nawe araseka kanezero wagira ngo atunzwe na pome gusa. Mfite umunezero. Mariko mana. Ngaho mahoro tumuhobere. Muramukanye siga uzamura icyo kiganza. Wongera mugwana muhoberane cyane. Tinagukunda gikondo cy'umutima ndagukunda bwiza bwawe ndi budacoya. Tinagukunda mpinganze bitagira ibiza. Subira inyuma gatoya. Ati ushize igihe twahuraga nakuzana indabyo 3 ariko umunsi nakuzana igihuru cyazo. Kristo yakira. Muherezo urabyo mureba. Wa muntu utwaye indi mana za kumaze kuba hafi aha. Mujye mureba abanyamakuru. Abatwaye impano utwaye y'umukwe y'umugeni bahagaze urakoze.